Inkuru mbi yongeye kumvikana mu karere ka Huye. Mu karere ka Huye ikimoteri cyafashwe n'inkongi y'umuriro kirashya kirakongoka. Iki kimoteri cyatunganyirizwagamo imyanda muri rusange bakayivangura, hakaba ariyo bagira ifumbire cyangwa indi bakayitwika. Iki kimoteri cyahiye mu masaha ya saa sita z'amanywa, cyahiye saa sita z'amanywa, cyazimye mu masaha ya saa 10. Ni ukuvuga ngo iki kimoteri cyamaze hafi amasaha 4 gihiye, ndetse mu gihe imodoka zazimyaga icyo kimoteri zavomaga amazi ahantu kure, niyo mpamvu iki kimoteri cyatinze kuzima. Ntiharatangazwa inkongi yateye kino kimoteri kugira ngo gishye. Ibintu byabereye mu mudugudu wa Sovu mu murenge wa Huye, mu cyanya cy'inganda ahatunganyirizwa imyanda, ahashyira saa sita z'amanywa kugeza saa 10 niho icyo kimoteri cyahiye kirakongoka. Imodoka zazimyaga inkongi zahageze zizimiriza ku gihe uwo muriro, mu gihe uwo muriro wamaze amasaha 3 uri kwaka ariko wabashije kuzima. Ndetse nk'uko bivurwa ngo icyo kimoteri cyahiye nta muntu n'umwe wari uri aho hafi. Ikimoteri cyifashe kirashya cyangiza ibintu rusange byari biri aho hafi. Iyi ni incamake y'amakuru. Umuntu utarakora subscribe kuri Kidasamura Movie nkubwire ngo warahombye. Kora subscribe kuri Kidasamura Movie kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Yari incamake y'amakuru, reka turambure amakuru mu buryo burambuye. Ikimoteri cyahuye cyafashwe n'inkongi yibasiye ibice by'inzu muri rusange byari biri hafi aho ngaho. Ibice by'inzu mvuga ntago ari inzu zisanzwe, ni inzu nk'izi ngizi zitwa hangari cyangwa izi nzu zindi zitunganyirizwamo icyayi arizo bita hangari, n'izi nzu zindi ziba zimeze nk'ibimoteri bacanguriramo imyanda, ibibora n'ibitabora bakabicangura, ibitabora bakabitwika, ibibora bakabikoramo ifumbire. Iki kimoteri cyafashwe mu masaha ya saa sita kiza kuzima bitinze. Ibi bintu byabereye mu mudugudu wa Sovu mu murenge wa Huye. Iki kimoteri cyafashwe n'inkongi y'umuriro yibasiye impande n'impande, uduce n'uduce turashya ahantu hatandukanye, ariko iki kimoteri kiri ahantu kure cyane ku buryo nta nzu cyangwa nta muturage wagize ikibazo, cyangwa inkongi y'umuriro nta kibazo yateye cyane, cyangwa ngo nta bintu yangije, nta bintu na cyayigize yangiza. Niyo mpamvu iki kimoteri kiba kiri ahantu ha cyonyine kugira ngo imyanda ijye itunganwa. Ni nk'urugero, reka mbabwire nk'ikindi kimoteri muri rusange murahita mubyumva. Reba induba kino kimoteri cyaho gitwika cyangwa gitunganya imyanda kugira ngo bayitwike. Ni nk'uko bavuga ngo kiriya kimoteri cyahiye. Kiriya kimoteri cy'induba murabona yuko kiramutse gihiye nta nzu iri hafi aho ngaho cyahungabanya cyangwa ngo hagire impinduka cyangwa ibindi bintu. Mukomeze mukurikirane gahunda za Kidasamura Movie, turabakunda cyane. Imana ibaha umugisha, kandi ikindi mukore subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ikindi turabakunda cyane. Umuntu uramutse ugize ikibazo kwa hano makuru cyangwa ushaka gutanga igitekerezo twandikira kuri ya nimero, cyane cyane mu mudugudu utuyemo haramutse hagize ikibazo cyangwa hakabera amahano akomeye cyane, waduhamagara kuri ino nimero tukaza tukagushakira ubutabera. Waba wabuze ubutabera 0784460285, waduhamagara kuri ino nimero tukagushakira ubutabera. Mu gihe nta buyobozi buri hafi aho ngaho wakwifashisha, waduhamagara kuri iyo nimero nk'abanyamakuru tukaza tukagufasha tukagushakira ubutabera. Muri rusange, muntu nawe ushaka gukora cyangwa ushaka kwiteza imbere muri rusange, hari akazi tubararikiye kazatangira muri mwaka wa 2026. Ako kazi kazakeneramo abakozi batandukanye. Mu gihe nzabahereza nimero kugira ngo ako kazi kazaze mwakiteguye, nzabaha nimero ako kazi kabura iminsi 3 ngo kajyeho, kugira ngo umuntu uzahamagara bazahita bamuhereza akazi mu buryo bwihuse. Abanyarwanda murambararikira kubasohorera amafilimi nyarwanda atandukanye. Kidasamura Movie yasohoye seri yitwa Ubuzima bwa Kigali, mu gihe muyirebe. Kidasamura Movie yasohoye seri yitwa Ubuzima bwa Kigali. Jya kuri YouTube channel za Kidasamura Movie urebe episode ihari no muriro, aho iyi episode igaruka ku buzima busanzwe, ubuzima bwo mwisi cyangwa agahinda k'umukozi. Impamvu mubwira agahinda k'umukozi, ari nk'ugize kubakorera y'umugore wakoreshaga umwana
umwana w'imyaka 18 aramukubita yenda kumwica ahazwi nko ku Muhima. Iyo nkuru narayibakoreye rero. Iyo filimi iragaruka nk'ubwo buzima cyangwa ubuzima bubi umuntu aba